Yesu ashimwe. Nibashaka bahagarare nemwisharire. Ngiye kuvuga ubuhamya, nitumara sindi butinde dushiremo igisirimbaga dusirimba. Amen. Ndashima Imana ko nongeye guhagarara imbere yanyu. Amezi yarabaye ane sinabonaga ishusho z'abantu basa gutya. Ururimi rwari rwarahindutse, ibitekerezo byarahindutse, kuko abo twari kumwe twatekerezaga bimwe, tukaganira bimwe. Amen. Ariko Imana yabaye Imana mu gihe cyacu, aho twari turi ntitwigeze twiheba ngo twihebure nk'uko tuba tubivuga. Imana yabanye natwe. Amen. Amen. Ntabwo nabumvaga neza. Umunsi ngenda ntabwo banari mfite, kuko ubwo nari mfite bwari ubwo gusubira iyo navuye. Ndavuga ntabwo nasubirayo kubera ko hari ahandi ho kuja. Amen. Mfata umwanzuro ndagenda, ngerageza no kwambuka, ndanambuka ngerayo, ariko nza gusanga hari andi mategeko yaje nyuma yuko wenda abandi bahaciye byagenze, biba ngombwa ko ngarurwa mu gihugu. Ariko mu bintu natekereje umugambi w'Imana, nsanga umugambi w'Imana urenze ibitekerezo byacu. Imana iza yemera ko umuntu aca mu muriro kubw'umugambi gufiteho, ugaca mu muriro ntushe. Amen. Icyo nicyo kintu nabonye, n'ubwoba bwo gutinya urubanza cyangwa gutinya aho narindi, numva nta kibazo mbifiteho. Amen. Ubwo ngeze kuri immigration mbabwira aho nageze hose, nababwije ukuri bw'ibyabaye, mbabwira n'impamvu yaho ndi. Nuko bansubiza, banjana muri detention ya ICE iri hari Siyaro, nk'uko mwabyumvishe cyangwa se nk'uko mubizi. Ndagenda sinanje njenyine, nasanze abandi bafashwe uwo munsi, hari n'abandi baje bansangamo muri ayo masaha bwari bwije. Ariko ndavuga ngo Mana, ndabizi ko ndi mu mugambi wawe, ureke ubushake bwawe ari bwo buba. Amen. Turaho twinjijwe muri iyo gereza, batwambuye ibyo twari dufite byose, imyambaro, amatelefone, ibyangombwa byose barabitwara, baduha ibyabo n'ibyo twakoreshaga. Dutegereza kuzahabwa iminsi yo kuburana. Ndaho ngaho ubwo urumva nje narafashwe, abo hanze basigara ku rugamba rwo kumenya ibyambayeho, ndetse ari umuroya n'abavandimwe n'umuryango basigara bibaza uko biri bugende. Umuroya nawe atazi uko biri bugende, ashaka kumenya aho ndi niki uko bimeze. Ubwo nanjye aho narindi sinari ntarakamenya uko biri bugende, kuko icyo bazaga kutubaza, batubazaga abantu bashaka gutaha ku bushake. Urabisinyira ukabyandika, bakagukora statement, niba ari deportation bakagushakira uburyo uzagenda, cyangwa se travel document kugira ngo uzatahe. Batubajije, njye nababwiye ko ntawe mfiteho gutaha, iwacu ari hano. Amen. N'uwo munsi baje kubitubaza, ubundi baje kubimbaza nyuma naratsinze urubanza, kuko mimbere ntibabaza amakuru y'ibyabaye mu rukiko. Bakongera bakaza bakabaza ati ese ni bande bashaka gutaha ku bushake.
nuko turi aho ubuzima bwa hariya ni ukwiheba, ni ukwihebura. Abantu uza uhura n'umwe akakuririra mu kirimi cy'iwabo, undi mu cy'iwabo, undi mu idini ry'iwabo, bamwe bataye ibyiringiro ku Mana. Niyo namubwiye ko uri umukristo arakubwira ati njye sinizera mu madini, nizera Imana gusa. Amen. Ariko buri wese arwana urugamba rwiwe mu buryo bwiwe n'uburyo yigishijwe. Ndashima Imana ko twigishijwe kumenya Imana tukiri bato, kuko nasanze nta handi hantu, nta wundi muntu wari kundwanira urugamba nari ndimo. Narasenze, amasengesho arashira, nkaza nsigara mvuga ati Imana nkura hano. Ejo nkavuga ati Imana nkura hano. Ndavuga ati none se ndakomeza nsengera isengesho nabaye umufarisayo, noneho reka ryandike ribe nk'ibi bitabo Pawulo yaranditse. N'uyu munsi turacasoma amagambo ya Pawulo. Reka nanjye nandike, hari amabuku baduhaga kandika nyine ibyo wandika kugira ngo bigufashe gutekereza. Ndavuga ati ngiye kwandika amasengesho yose nzasengera aha Imana, noneho nizajya nyasoma izivuga nayo iyarebe. Amen. Ndandika, ndahiga, Imana ikampa ibipande, ngasoma Bibiliya, nkandika, ngasenga. Nuko nubwo buzima twari tubayemo. Ndashimira Imana ku babyeyi banjye bambaye hafi mu minsi yose namaze hariya. Buri gihe iyo najaga kwitaba urukiko barazaga, ntibarenzaga ibyumweru 2 bataje kundeba, kandi bari mu bibazo byinshi, nabo bari barwaye. Mu ntege nke zabo baransura. Ndashimira imiryango n'inshuti n'abavandimwe bo muri Siyaro bansuye, benshi nta n'umwe nge narinzi, ariko baraje baransura, baramfasha, kuko hariya twakoreshaga amafaranga guhamagara umuntu byagombaga kugura amayinite kugira ngo uvugane nabo. Washakaga sabune ni ukugura, cyangwa se washaka ibindi biryo wenda mu gihe udashaka ibyaho. Abantu baritanga, baramfasha. Imana ibaha umugisha. Sinzi niba bari kutubona cyangwa se, ariko naranabashimiye, uretse ko ari n'Imana bakoreraga atari njyewe. Amen. Ndashimira abavandimwe banjye, hari Madamu Runyambo, hari Madamu Trésor, hari Madamu Albert, hari famiye ya Justin, hari umuryango wanje. Bofu rimwe na rimwe nzamufata nk'umubyeyi. Amen. Ngira ikinyabupfura cyinshi, ariko iyo mugezeho nza numva sinzi ari hejuru y'abandi bose. Ndabubaha cyane kandi ndabashimira ibyo bakoze. Nubwo ari abavandimwe, nubwo ari ababyeyi, bakora byinshi biruta ibyo nge nagakoze, cyangwa se biruta ibyo nge njya nkora. Imana ibaha umugisha. Bafashe umwanya wabo, bagura amatike, baza kundeba Siyaro. Byari ibibazo byinshi, urumva barebaga njyewe, bakareba umuroya ahari, bakareba famiye yanjye ahiri. Abana barize, ntibigeze babura school fees, ntibigeze babura rent yo kwishura inzu barimo, ntibigeze babura ibyo kurya n'ibyo kwambara. Imana ibaha umugisha. Ndashimira iri torero. Imana ibaha umugisha, guhera ku mushumba mukuru kugeza ku mukristo mutoya wo muri iri kanisa. Ndabizi ko umukristo wese waha ngaha wumvishije amakuru yanjye yarasenze. Nubwo atasenze, ariko yatuye ijambo rimwe ku buzima bwanjye. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abaturanyi cyangwa se abantu batuye muri Arizona. Ntabwo nzwi cyane, hari ijambo bitewe na kesi nari mfite, hari ijambo umujaji yambajije, arambwira ngo ese ndi muntu ki njyewe? Ntamubwira ati nanjye simbizi, ariko uwo ndiwe
sindi umuntu uzwi cyane ariko bakeya banzi nabo hari icyo nabamarira nyine bitewe n'ibyo namubwiye. Amen. Ntabwo ndi umuntu uzwi cyane muri no state n'imyaka mazemo hano, amakuru yanje yabaye nk'aya ntuza nk'aya Pawulo. Amen. Nta muntu n'umwe urebye abantu bambazaga amakuru igihe nasohotse, bamwe sinabazi kuko nabonaga message ziza guhera tariki 26 nta telefone nari mfite, ariko message zaramanukaga gusa abati ni ibitangaza. Imana ishimwe rero kuko yakoresheje abantu bose bumvisha amakuru yanjye, baba muri no state ndetse no muri iki gihugu cyose, muri Europe, abari muri Australia, abari hehe Canada, abari n'ahandi hose. Imana ibaha umugisha basenze. Ndashimira famiye ya mukuru wanjye iri Canada, nabo barakoze. Iyo umuntu ari gushimira abantu hari igihe benshi bamucaho, ariko nje naje mvuga ngo sinzashimira umuntu kuko wewe wasenze Imana yarakumvishe, wakagombye gushima Imana yumvishe gusenga kwawe. Nanjye nasenze, naje mvuga ko ngomba gushima Imana. Ahari sindi wishime nkuko nari nabigambiriye, ariko ibyo navugambire byose record ndazifite, nzaza ngenda mvivura kamwe kamwe kagende kavaho. Nasezeranyije Imana ko nzayikorera. Amen. Nzayikorera ntitaye ngo ko ndakora nabi mu buryo bw'amaso y'abantu. Mwabonye ko ntazi kuririmba. Iriya ndirimbo naririmbye ivuga ngo nzamuye amaboko yanjye, iyo ndirimbo iri mu ndirimbo nanditse. Wenda Imana ifashe, hari abaririmbyi bashoboye bakadogo n'abandi, nzabegera bamfashe, noneho tuzabikora mu rundi ruhande, ariko si nkuko nguko. Tugende tubinonosore neza kuko twaba dufite umwanya dukurira Imana ubwatsi. Ndaho ngaho rero muri natinze murambabarira, nasabye hari porogaramu yateguwe ariko muranyihanganira. Ndi hariya nakomeje kwereka Imana urubanza, ariko sinigeze ngira ubwoba bw'uko ndi deported. Nari nizeye ko Imana izampesha kugira. Nahoze nsoma ibyo nari nanditse mu masengesho yose, navuze Imana nizeye ko nzasohoka hano mfite ibyangombwa. Ntaho nigeze mvuga ngo nzasohoka bansubize iriya. Ikindi narahize igihe kimwe nari ndimo nsenga ndabwira Imana, birashoboka ko hari umuntu nigeze kugirira neza simuzi kandi sinzi n'icyo nakoze, ariko niba hari umuntu wakozwe ku mutima akavuga ngo kubw'uriya muntu mugirire neza, nawe ungirire neza nanje kubw'uwo muntu, ndavuga ngo hari impamvu nyinshi zanjye zo gusubira muri Afurika. Ni iwacu, nubwo hari ibibazo byinshi nanje ngomba kuja kubikemura kimwe n'abari kubikemura. Na famiye yanje nihiri subiyeyo, ubuzima bwakomeza uko bwaba bumeze. Ndavuga ati ariko Mana, kuguma hano kwanje bifite inyungu ziruta izo nakagombye kuja hariya. Ugereranye nari meze nka Mose cyaga Imana imubwira ngo ngiye kurimbura buno bwoko, noneho Imana yaramubwiye ati ni wewe noneho rwa rubyaro nasezeranyije Abraham ari wowe ruzavamo. Mose abwira Imana ati reka mbere yuko ubarimbura umpereho njewe. Amen. Naravuze ati noneho Mana upeze ibi bintu bibiri, niba ubona gusubira kwanje muri Afurika ari byo bizaguhesha icyubahiro ubikore, kandi niba ubona ko kuguma hano kwanje kugufitiye inyungu ungumishe hano. Amen. Shima Imana ko yahisemo ko ngomba yabonye ko ndi umuntu w'umumaro kuri benshi uretse njenje nyine, kandi nzi ko icyo yagambiriye izagikora.
nihuse rero baje kumpa iminsi yo kuburana tariki 26 ni umunsi ntazibagirwa. Ico gihe hari indirimbo y'umuririmbi bita Konfi, wenda bamwe baramuzi, yaremye ngo amateka yawe aranditswe, igitabo cawe kiranditswe. Amen. Iyo ndirimbo twaguraga indirimbo kugira ngo zitegere kuri tablet, nyikubitemo ihita zimeze gutyo. Iyo ndirimbo mare kwitegera kuko nari mfite urubanza, ndavuga turunguru rwo narugabijwe, ndasenga. Hari saa 7 z'ijoro kuko nta kuryamaga hariya. Maze gusenga ndavuga ati Mana, ndagiye aba bantu turi kumwe hano muri no detention, ndashaka ko bagarura icyizere kuri we, bazamura icubahiro cyawe, kandi ndashaka ko abantu bari hano muri Seattle bamenye ko uri Imana. Ndashaka ko abantu bari muri no Amerika yose baza amakuru yanjye, bashima izina ryawe, bavuge kuri Imana. Ndavuga ngo Mana, umunyamurenge cyangwa se umuntu nzi wese ku isi wamenye amakuru yanjye, azamura icubahiro cyawe ngo uri Imana. Imana yarabikoze. Uwo munsi amashimwe yose yazamuwe kuri iriya tariki nje sinyazi, ariko arenze rimwe. Ayo yose yazamutse imbere y'Imana aba umubavu mwiza, kandi Imana yarishimye. Turi mu isi dufite ibibazo byinshi, hari ibyo ucamo, hari ibyo ncamo, hari n'ibyo tuzacamo. Iyo Mana yawe wasenze ikakumva, izemera kuca mu rupfu, ariko ntacyo ruzagutwara. Uzababara ugere kuri point ya nyuma y'ubuzima bwawe wumva ko bwihebe bwose buje, ariko aho hantu uzahaca kandi wemye. Turi kuburana n'umuroya, yarambajije arambaza, arangije abaza umuntu wa IC, wenda bene wacu barabazi cyane, bari kumva amakuru yabo. Arambaza ati se hari ikibazo ubona ufite wowe nonaha cyatuma uyu muntu tumwima ibyangombwa? Yari umugabo w'umusaza, akuramo rineti, niba yarabanje kunyitegereza, aravuga ati ntacyo. Ubwo nari ndimo nsenga mvuga ngo Mana, umutima we wamufata uzirike n'ibitekerezo byiwe, woroshe gusa ubuzima bwiwe, avuga ijambo rizima. Azunguza umutwe aravuga ngo ntacyo. Abaza n'umuroya, nawe aravuga ngo niko kazi kanjye, mpagarariye uyu nguyu, ndifuza ko abona ibyangombwa. Arangije afata rekodi y'iminota, niba atari hafi nk'iminota 30, nyine avuga amategeko n'iki byose, avuga n'impamvu yampaye ibyangombwa byose. Arangije ibyo byose, njega aho ngaho sinanemerewe kwishima ngo mvuze induru. Ndavuga ati reka nihangane nceceke ntegereze. Ampa umwanya, aravuga ati se wewe hari ijambo ushaka kuvuga cyangwa se hari ikibazo waba ufite mbere yuko dukorozinga uru rubanza? Nama nigira nk'umuntu utumvisha ibyabaye, ndamubwira ati rero ndabashimiye ko mwumvisha urubanza rwanjye n'akarengane n'iki byose twaciyemo, none ndabasabye nyabuna mumbabarire mumpe ubuhungiro. Arangije abaza uwari urimo usobanura, aramubwira ati se sinzi niba numvishe neza cyangwa niba numvishe nabi, aravuza ngo muhe ubuhungiro? Undi aramubwira ati niko avuze. Namuhaye ubuhungiro kare. Aramubwira ati musobanurire neza abyumve neza, umubwire uti namuhaye ubuhungiro. Sinigeze nita ngo nari ndimo mvuga mu Kinyarwanda cyangwa mu Kinyamurenge. Ndamubwira ati thank you so much, may God bless you. Wa muntu wa IC yarasetse, nuko ndamubwira ati ntabivuze nanone. Arangije akubita inyundo,
urubanza rurarangira, arambwira ngo ninigendere, barasigara bavugana n'abandi bindi. Ntegereza iminsi 30 y'ubujurire bwa leta. Aho ngaho Gasatani naho ashaka kuzana ibintu byinshi. Nagize ikibazo cyo kurwara mu nda muri uku kwezi kwa 3. Ibiryo byose byo muri detention birananira. Sigarira kuri mukaru niyo nanywaga byibuze, kuko hari umugabo wo mu Rusiya twabanaga, niwe wambwiye ati ugenda ufate mukaru itarimo isukari nyinshi, yayindi karishe ari yumwe. Iyo ngiyo niyo nanyweye hafi iminsi 16. Arambwira ati nudakira nuko ugenda ufata umunyu uzushiramo amazi ashushe ugotomere uzakira. Amen. Uwo mugabo nawe ndamwibuka, umunsi umwe yarambaje ngo ese umeze neza, ndamubwira ati simbizi. Arongera ngo umeze neza, ati simbizi. Nabaze se wowe umeze neza? Abanza araceceka, arambwira ati nanje ntago mbizi neza. Icyo gihe amaze kumbwira gutyo, nahise mubwira ijambo riri muri Yesaya 43. Ndamubwira ati kuba hano kwacu bifite umugambi. Ndamubwira ngo agenda hasome, haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntutinye kuko ndi Imana yawe. Nuca mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro ntuzasha. Umugabo atangira kurira. Kandi gahariya kubona umuntu arize kamera ziba zihari, ushobora kuba hari ikintu wamutwaye nkaja mu rubanza kandi rwo kuba narijije undi muntu. Nahise mubwira ati wowe genda mu cyumba cyawe usome iryo jambo, tuzabona nejo. Amen. No kuvuga ngo hariya ntiwemerewe kubwira umuntu cyangwa se kumukoraho, no kuvuga ngo no kuvugana yicaye aha ngaha aba ari ibibazo. Amen. Ndashima Imana yankuye hariya. Ntabwo ari imbaraga zanjye, ntabwo ari imbaraga zanjye, si ubuhanga bwanjye, ni Imana yo mu ijuru yabikoze. Kandi Imana ishimwe cyane. Hari abo nasanzemo nasizemo, kandi nabo basenga Imana nk'iyo nsenga. Ariko Imana ifiteho umugambi, izemera ugucishe ahakomeye, ariko aho ngaho uzahavamo wemye kandi ushima Imana. Natwaye umwanya munini, reka nsabe bene data turirimbane indirimbo. Ntago mushima, mufite umwanya wanyu, murabyihanganira. Okay. Sinshimye nkuko nabishakaga, ariko mbahaye amashimwe Imana yampaye, ariko ayanje ni Imana turacyakomezanyije. Imana ibahe umugisha.